bifuza ku mukino wakinwa. So nyuma y'itangazo twabonye rya federation amakuru washakaga mu kanya noneho bigeze uyu munsi turamenya umwanzuro se uraza kubuhengamiye kuri ruhando ubone. Natakiye ubwo nyine mu ijoro ryakeye buri gucya nahamagaye umwe mu bantu arambwira ati ndahuze gato ndaza kuvugisha wo muri Rayon, hanyuma yizinduye kare ku isaha y'isa 12:00 rwose nkiryamye naniwe kore ndayibona. Nifuzaga kumenya position ya Rayon Sport nka equipe. Rayon Sport nkuko president wayo yabitangarije igihe ku munsi w'ejo, nkuko twanabivuze, Rayon Sport bambwiye bati amategeko ari claire, areruye, aratomoye, ntacyo kubaza nta nicyo gusaba kindi. Ikipe niterwe mpaga duhabwa ibyacu, ibyanyu bihereye umwite ibyanyu, tuyitere 3 byamaga izaza gukina retour i Kigali. Tabani naho mu gihagaze Rayon Sport ati cyane, ati nubundi abanyamategeko bacu basomye itegeko baduhamiriza ko rwose ikipe ya Mukura akabayiterwa mpaga. Naho byagenze gute rero muri federation? Ikibazo kimaze kuba muri federation habaye ibintu bitatu byabaye. Icyambere nukubanza kureba abo bireba kugira ngo babikorere icyo bita raporo. Sabareyo none ko bagiye ndamenya bagiye. Komeza riga komeza kuko ndakwambura ijambo mukanya uvuye uri mu bareyo. Abareyo muri icyabaye barabwite hari ibintu bitatu mugomba gukurikiza. Dukeneye raporo y'abasifuzi. Bawango komiseri n'abandi basifuzi naga ari komiseri w'umukino gusa abemeranya kuri iyo raporo y'icyabaye. Bakoze raporo bayishyikirije federation. Abantu bakabiri babwiwe ni Mukura, baravuze ati Mukura niba arimwe mwagombaga kwakira umukino ukaba utabaye ku mpamvu nyine z'umuriro wabuze cyangwa se udahagije, umuriro udahagije, mugomba gutanga raporo y'icyateye ibyo cyangwa se ibisobanuro. Sina raporo bo n'ibisobanuro, mugomba kwandika ibaruwa y'ibisobanuro yatumye nk'abantu bakiriye umukino, tubanze tubyemeranye bakiriye umukino, mugaragaza niki cyabaye cyatumye umukino utaba uko byagombaga kugenda. Baranayibwira ngo ariko ntabwo ibisobanuro byanyu bihagije, hari abantu bakora mu bijyanye n'ikibazo mwagize, ubwo ni by'amashanyarazi ko nicyo cyabaye, nabo muze gushyiraho noneho raporo bo bakoze n'abantu bazi ibyo bintu nyine babibamo, inzobere nyine muri icyo kibazo. Mukura yanditse ibaruwa, iyo baruwa yanditse yashyizemo ibisobanuro bivuga biti twagize ikibazo iki niki giturutse aha n'aha, hanyuma batacingaho raporo yasinyweho n'abantu batandukanye, harimo byihariye abantu tugiye kubabwira. Abo bantu bose ni abantu bafite aho bahuriye 100% na kesi. Aba bantu barimo aba bakurikira, ndagira ngo abantu babimenye kugira ngo bamenye sasa going forward. Harimo umugabo yitwa Rukundo Jean d'Amour, akaba ari umukozi wa Ministeri ya Sport ukorera i Huye. Ibyo ngiye kuvuga muri raporo yarabisinya arabyemeza ko ari byo byabaye. Hari witwa Nsengiyumva Musa, ni electrician ashinzwe amashanyarazi mu karere ka Huye, ni umukozi w'akarere ushinzwe ibijyanye n'amashanyarazi. Hari umugabo witwa Mushinzimana Jean Capistran, niba ndisomye neza, Jean de Capistran, ni Huye Hub Manager.
ni ukuvuga ngo ni umukozi wa REG ushinzwe hariya habera umukino nyine hariya kuri iriya habu kuri stade, ni ushinzwe stade, ushinzwe Kibombo ni wa Kibombo stade ya Huye. wa stade, ni ushinzwe ibijyanye Kibombo wa stade. n'amashanyarazi. Niwe REG yabwiye ati genda iriya stade niwe tuyihaye ujye wita ku bijyanye n'amashanyarazi yaho. Hari umugabo witwa Kayibanda Omari, ni Huye branch manager, ni umukozi wa REG ushinzwe amashanyarazi hariya muri Huye, niwe uyobora branch ya Huye. Hari n'umugabo witwa Nzamutuma Gadi, ni Huye technician supervisor wa REG, ni umutekinisye ushinzwe ndetse n'ibijyanye kugenzura abandi. hariya i Huye muri REG. Aba bagabo bose uko mbavuze bahuriye ku kintu cy'uko abagabo batanu icyabaye haba icyo bita kusirikwi, ko urebye ku gice cya stade ya Huye ngo hagana kuri hoteli Galileo niyo habaye kurusirikwi. Banagaragaza ko bayibonye mu masaha akuze, ko ari ikintu utapfa gukontorora. Iyo raporo barayitanga bayishyikiriza federasiyo, ubwo ni Mukura yayizanye yigeretse kuri ya baruwa y'ibisobanuro bayisabye. Ibyo birahagera. Ikigomba kuba ni iki? Komisiyo ishinzwe imisifurire ngo mu gihe kidatinze nk'uko federasiyo yabivuze ku munsi w'ejo igomba guterana ikareba amategeko avuga iki. ubwo ni komisiyo ahubwo ya competition, ntabwo ari imisifurire, ntabwo ari imisifurire, komisiyo y'amarushanwa kubivuga, komisiyo ya competition not ya imisifure niba yaratanze raporo. komisiyo ya competition nibyo yemerwa na Nsinzi. yes Amani. iricara ngo yemerewe kwifashisha umunyamategeko wa federasiyo Jules akabagira inama mu gusobanura itegeko. Wumva ikizira Interpretation. ni ukuza kubafasha mu gice cy'amategeko, kuko icyo bagiye kwapurika cyangwa gufatiraho umwanzuro ni itegeko. Bemerewe kumwitabaza akaza akaba ari kumwe nabo bakareba kesi, barangiza kuyihereza icyerekezo. Icya mbere kigoye hano ngo ni ukubanza kubyidantifiya, kuvuga ese ni cas de force majeure, ni ikintu cyabaye ariko Mukura itashoboraga gukontorora, cyashoboraga kwirindwa. Icyo nicyo cya mbere. Cyangwa se ibi byabaye ni uburangare bwa Mukura, ni ibintu urebye yashoboraga kuba yakozeho ntiyabikoraho. Babanze bidantifiye ikintu bagihe izina rikwiye, hanyuma barebe mu itegeko. Tumaze kuidentifia tugikarashije tuvuze ngo ni iki, tukisi izina rikwiye twemeranyaho, itegeko rivuga iki. Itegeko bazarireba hanyuma ngo bakurikize itegeko rivuga. Iyo komisiyo rero ya competition izafata umwanzuro iwandike, hanyuma iwuhereze ubunyamabanga cyangwa se sekretariya ya federation, ubwo ni kwa SG Kamaradi. Bazamushyikiriza iyo raporo vuba cyane, bigomba guhita bikorwa ku munsi nyirizina bakimara kuyemeza bayimuhe. Iyo bayimuhaye ntago ibyemezo babifata nk'abo ngo birangiriraho. Ubunyamabanga bwa federation iyo butanyuzwe niyo myanzuro bemerewe kongera gutumizaho ya komisiyo bakadiskita, bakabwira ati iki ngiki kimeze gute, iki ngiki kuki mwagisobanuye gutya, iki ngiki gishingiye kuki, cyangwa se bikaba bihura, byahura agahita ashyiraho umukono, bigahita bisohoka, bikaba ibyo byubahirizwa. Ibyo ni amayira bicamo. Zandani usigaranye iminota mike rega kugira ngo tujye no mu bindi. Zandani ziravuga ko raporo y'abasifuzi, ko abantu bari begera abasifuzi bababwiye ko ubundi Mukura yakabaye iterwa mpaga, ko ibyabaye byo kuba hatagaragaye ibijyanye n'urumuri ruhagije ari ikosa ryayo nk'iyagombaga kwakira umukino. Abantu bagatekereza ko ibyo bintu ari amakosa Mukura yakoze, ahari byarashoboraga kwirindwa. Raporo yaje y'aba bantu nagarutseho bo muri za REG n'umukozi wa ministeri n'abasupervisor ba REG, yazanyemo ikintu kivuga ngo ibi bintu byo kuba ari kurusirikwe
ntawe uzi igihe byabereye kuko natwe twatangiye kubyitaho hafi saa 12 z'umugoroba none tubonye hafi mu ma saa 5 saa 6 z'ijoro aho ikibazo kiri bivuga ngo uno uzi icyabaye ese ni inkuba yakubise amashanyarazi ese ni insinga zakoranyeho wenda bisanzwe ese ni insinga zari zishaje ese ni umuriro wabaye mwinshi muri mu mashanyarazi bituma haba sirikwi wenda kwa kundi urusinga rudafite wenda capacity yo kwakira nk'umuriro urabizi ko insinga zigira amavoltage zakira niyo mpamvu agasinga gato udashobora kukanyuzamo umuriro wenda waza gucanira nk'ikijenereta niyo mpamvu utacaginga telefone kuri high voltage cyangwa yego ese haba hari umuriro mwinshi waba waragiye nko mu nsinga ukazitwika none ikibazo kikaba ngo byabaye ryari ese Mukura ari kumenya ryari ese ko Mukura ayo matara yayacanye imbere y'umukino ikibazo kikagaragara ubwo bigitangira match itaratangira kuko byagaragaye imbere yuko na match itangira si ikintu bigaragara yuko wenda cyaba cyarayigwiririye bikaba byakwitwa icyo cyitwa cas de force majeure ikintu cyabaye ariko ndafiteho control cyangwa se wenda kuki Mukura itari yakoze ese igerageze irebe ko iyo wenda babigerageze kugira ngo baze kubona ko urusiriko hakiri kare bavuga bati harimo agasiriko katuma amatata ese nta burangare bwa Mukura iyo niyo ngingo ya kabiri burimo ubwo ni ukwidentify ikintu kikitwa izina rikwiye ese ibikora mbere wenda bikagaragara ntiyashakwaga ibisubizo hari izo deba ngo zihari amaraporo abagabo bambaye amashati ya made in Rwanda abandi bambaye amashati n'amakoti y'imikara barimo barakata kuri federation abagabo bari muri jaride imitwe yashyushye barishima mu mpara abagabo barimo baravuga bati turafata uwe mwanzuro kwiba ibintu bikomeye ibintu byabaye ibindi bindeskareza hariya zizamuka zikatara kuri office ya SG no kwa president zirimo ziranyuranyuranamo hibazwa ngo icyemezo turi bufate kiraza kuba iki ikitezwe ngiye kubabwira sofa birimo biravugwa ko amahirwe menshi bishobora kubarwa nka cas de force majeure bashingiye kuri raporo y'abantu muri za reg no muri ministeri kuko kurusirikwi uyu munwa wanjye ntabwo ndi wubumbure ngo ngire icyo mbivuga amahirwe menshi kurusirikwi na wayitamye ko kurusirikwi ari cas de force majeure urabe kumenya ibintu bya cas de force majeure biragoye nge ndavuga zandani ntabwo bigoye uretse gato mbwire niwe bigoye ntabwo bigoye uretse gato oya niwe gusa kurusirikwi cas de force majeure kubimenya ntabwo bigoye mubaze ikibazo kimwe ni ibintu bisobanutse ugende wegera abanyamategeko wabaza uti cas de force majeure n'igihe byagenze gutya bazabikubwira ntabwo bigeze bashyiraho ibintu biri muri cas de force majeure uretse gato ibe urabiziko wenda ukafata ibintu bitanu oya hari bizwi sibyo hari bizwi ariko hari n'ibitazi ariko uretse gato kuki muri kurengeza ukuri muzi iyo match ibaye hakagwa imvura nyinshi stade ikaba idashobora gukomeza gukinirwaho kuzura amazi match Ferwafa igahita itangaza ko izasubirwamo igatangaza muri uwo mugoroba ko izasubirwamo ejo isaha nk'iyo icyo nicyo cyitwa force majeure kugidentifya byoroshye aho ngaho cyitwa force majeure sibyo imvura bayibonye uretse gato iki kintu cyo guhagarika match umusifuzi agahagarika match nibura hashize iminota 45 ikibazo cy'umuriro gihari impamvu kigoye kucyita force majeure nuko harimo akagobeko ingingo ivuga ngo ategereza iminota 45 bareba ku icyo kibazo kisubiramo uzi icyo bisobanuye hari akabazo k'amashanyarazi kaba ukagakemura match kabihagaze igakomeza niyo mpamvu hari iyo minota 45 ni hafi isaha yose sibyo iyo minota nicyo nyine imaze niba ari ikibazo wakemura amazuta irashize ugiye kongeramo indi sibyo ni urusinga rucitse ahari umutekinisiye yaruteranye urabyumva niyo mpamvu iyo minota 45 irimo ikibazo ahubwo kigoye kumenya ni ukuvuga ngo ko nta muntu wamenya niba byarabaye mu masaha ya match match irakinirwa ku matara ikorerwa test ese Mukura yaratestinze ese Mukura kwiri kuburana kugira ngo udaterwa mpaga iramutse itaratestinze ninde wayishinja ko itatestinze akarere akahuye na Mukura n'umwe n'ekipe y'akarere nabo batekinisiye bose n'abantu bakorera ihuye sibyo bose ntibashaka ko Mukura iterwa mpaga ninde muntu urahagarara ngo abashinje ko batakoze test icyo bavuga cyo kwenda habaye sirikwi mu masaha ya match abavuguruza ninde niyo mpamvu ikintu cyoroshe kuruta ibindi kandi kiri genuine kurusha ibindi no kwitabaza itegeko
icyo rivuga integraroma ariko rifite point B yitwa cas de force majeure. igikomeye ni ukwidentifia ni cas de force majeure cyangwa se niho rushingiye Lorenzo itegeko ryo twe ntabwo turi guca urubanza twagaragaje no kureba uko bimeze itegeko turebe tuyisome subundi yo cas de force majeure muvuga mu itegeko iri umva cas de force majeure cas de force majeure ntabwo ikora kuri Mukura gusa by the way ni stade cas de force majeure nagirira Mukura turi kuyobya abantu force majeure mu itegeko umva uko ivuga iravuga ngo habaho irengayobora mu gihe ekipe yakiriye umukino atariyo yatanze stade yahatijwe gukiniraho ku yindi stade no hazamo wenda finali igikombe cy'amahoro ari nka federation cyangwa ministeri yatanze stade mu buryo butunguranye donc ekipe yo mu rugo atariyo yakiriye match nko kuri terrain turabyumvikana iyo force majeure yo kuvuga ngo kurusirikwe ngo yabaye sangahe iyo ntabwo ari force majeure irimo naka do force majeure reka tureke ko judgment ntabwo ari judgment itegeko twarisomye hano munyereke iyo ngingo reka nkubaze ikibazo ntabwo amakipe ategekwa ko afite ambulance ku kibuga ni itegeko nta masaha bigenwa yuko ambulance bayahageze ku kibuga ucabana ambulance iri kuva ku bitaro igakora accident mu nzira ntigere ku kibuga iyo kipe wayitera mpaga uvuga ko na ambulance wayitera mpaga ahubwo wayitera mpaga kuko ibabuza ambulance no mata izo accident mo kuvuga oya wibeshya oya ahubwo ni urweshya yahamagaye mfite ibizibiti yahamagaye yakoze accident ushakindi ugomba gushaka icyo kibazo wagikemura icyo kibazo wagikemura harimo mu karere reka niwe urimo kuyobya abantu subiza ingingo tuyisoze niwe urimo kuyobya abantu ntabwo twayiganira iyo ambulance ibuze no matter what ntabyo kugeza abantu gakeya iyo ambulance ibuze kubaza ngo ari no matter what bayitema no ambulance rimwe mu gihugu ambulance rimwe mu gihugu iyi kesi ya Rayon Sport na Ferwafa na Mukura tuyifungira ahangaha dutegereze abo ngabo bafite ibyemezo oya nagaruka nigana ijambo dufite izindi gahunda tugomba iyi kesi ya Mukura na Ferwafa na Rayon tuyisoreza ahangaha tuyisoreza ahangaha no tuyisoreza ahangaha turindire icyemezo kizafatwa na Ferwafa niba babifite mu bubasha ntabwo ugiye gufata umwanzuro iyi kesi tuyisoreza ahangaha dutegereze imyanzuro no ntabwo twavuga ngo uravuga ngo tuyobeje abantu tujye kuzindi ngingo ibuze bashaka indi tujye kuzindi ngingo tujye kuzindi ngingo turaspekira kandi nta mwanzo turi bubone barareba bakavuga ngo ambulance bayitumijeho izabura amasanga tumisha ambulance match igatangira utarabona indi uba wakerewe kuyitumira reka nakubwira fata ikipe igiye tanga urugero ikipe igiye igakora accident byakwitwa gute byaterwa mpaga igakora accident iyi kesi ya Rayon Sport mu mbabarire dutegereze icyemezo cya Ferwafa naho kuba ibyo rigane na Iberi bavuga ntitubyemeranyeho natwe nibyo tuvuga nta rugero ruhari reka rero dutegereze urwego rubishinzwe ruzafata umwanzuro nicyo cyiza ariko ibyiza bihari wenda ni uko umwanzuro uza vuba nta kibazo hanyuma tujye mu zindi ngingo mbere yuko tujya kuri kesi ya Robertinho tubanze tubwire abantu kuri kesi ya deuxième division oya bogo babwire uyu muyobozi irambona bareyo bakeneye